ngaruka za FDL ahubwo tujye twibukiranya FDL ari n'umutwe wakomotse mu ntera hamwe zo muri 1994 zica abanyarwanda twara abana genocide ngiye yabaye ifite imyaka 9 sibyo ariko twarabibonye twabinyuze twabuza abantu barapfuye na nisatu it's crazy uwo mutwe uragenda ujya muri Kongo twawukurikiye kuva 97 twarashizo ntera hamwe mpaka Kinshasa turazambutsa n'izige no murangura tujya n'izige Central Africa tujya turasizo FDL kuva icyo gihe twarasa FDL muri iyo myaka yose nuko twabirukanye mu Rwanda turanabakurikira tujya no muri Kongo kugera naho kugira ngo icyo kintu ubanze ugitekerezo gikire mu mutwe ko urubyiruko nimwe nitwe dufite ikibazo kwa ko twigishijwe history n'amateka acuramye kubw'inyungu z'abantu runaka kandi muri iki kiganiro utemera ko abantu bashobora kugucika ubwonko kubera inyungu za still n'undi we ntabwo tuba tuvuga ko ibyo ngibyo ngiye badi ndabyumva ndanabisobanukiwe ntabwo ari ibintu ndenda gutangira abagabo abandi bakuha abagabo tugera u Rwanda ubwarwo rufata igihugu cya Kongo chef d'état major yari James Kabarebe n'umututsi witangiye n'umunyarwanda witangiye guhagarika ubwicanye no kwica intera hamwe aho yabiri hose nisa yaryamye muri speech mumubona niyaje kutubwiriza mubona ibyo tubya no kwica FDL ko byagenda ko so uwo mu general twemera wabohoje u Rwanda karukuramo Habyarimana n'ingabo ze akajya muri Kongo agakuraho mu butunizo ntera hamwe zose yarangiza akayobora Kongo imyaka 5 ari ufite military forces ari ufite igisirikare n'ukuvuga ngo icyo yarayoboye kuva mu Rwanda kugera muri Kongo ayobora imyaka yo yayoboye Kabila barasara turasaba baratwirukana filmi izo ni history kabari batubwira tumwigiraho nk'umupapa mukuru barataha abacengezi bagaruka mu majyaruguru y'igihugu iyo majyaruguru y'igihugu yo nari ngiye ubwanjye nayigiriyemo nandi ndayizi abacengezi baricwa amajyaruguru y'igihugu bakivamo basubira muri Kongo ubwo nabarokotse tubakurikira nayo so Kongo kuva yabafatwa nabitwa ba Kabila kuva kuri papa we kujya kuri Kabila son Kongo yafunguriye u Rwanda imipaka mu buryo bwemewe n'amategeko mpuzamahanga filimi wazanye ikibazo cya FDL ushaka kuvuga ngo gena chef dawo uri FDL ahubwo abanyarwanda mbona aribo FDL abanyarwanda bari mu gihugu mbona basupporting FDL sinza kantu bayisupportingamo ikintu bakorera icyari cyo urangije abo bakabira bose badufunguriye imipaka badufunguriye n'uvuga ngo Kongo igihe cyose ari mu maboko y'abakabira yari u Rwanda icyo ruba banyura si yese hano simuvugisha ari magambo ndavuga amagambo ngewe ntasomye narenze ahubwo nzi nabonye ibyo nabonye ko imyaka 30 ni myinshi cyane umuntu abona ibintu bimuba mu maso filimi iyo myaka 30 yose Kongo imipaka ifungura u Rwanda rwemerera kujya guhiga mu rumwe wese shana nashaka FDL cyangwa ndi bo badashaka iyo myaka ari funguye kuko nitwe twakontrole Kongo ntabwo Kongo igeze yitegeka nk'igihugu ubuzima bwayo bwose Kongo itajya kwitegeka nk'igihugu kubwa Kisekedi ntabwo njya kuba iki kuko Kabila aho abamujyanye naho twamukuye twese turahaza ntabwo ari ibintu nyine tuba ariko ubu turubyiruko rwo kuvuga uvuga ibinda bizi iyo mubwira ndabizi biri mu mateka biranditse yakore za training za Gabiro za hehe uruko yagiye buri kimwe cyose birazwe niyo mpamvu igihugu twakiyoboranye amafaranga yishyuraga u Rwanda kubera abacu bahapfiriye bahasize ubuzima bagira ngo abahore Kongo twarayamenye yagaragajwe ku rwego rw'isi miliyoni 30 na zingahe harimo z'amadolari ngo Kabila yishyura u Rwanda filimi iyo myaka iyo FDL twarashe no ngo tuko tumaze imyaka 30 mu gihugu dufite umutekano utajegaje gwa dufite n'igihugu cyawe MFD nacyo tugifite umutekano utajegaje ko twemeye gukora n'inzego zose no gukora ibyo dushaka hakozwe ama operation mu rwego rw'isi yemewe harimo za umoja wetu za Sokora za Kizari operation hamwe presidence ya Kongo n'u Rwanda bavuga ati twenanje ko tugiye guhigura umutwe tutsinsure bakagenda ejo bakatuzana abarwara kabije ejo bakatuzanira abaninja ejo bakatuzanira ba muto bakuzuza ejo bakatuzana aba generali twumva mudacumura bapfuye twumva abantu bapfuye abo bana imyaka 30 cyangwa operation zemewe nizitemewe zose zarakozwe kuko kugeza nisa kugira ngo byumve ko FDL koko kiretse FDL baye ahubwo ari Kongo yose abanyarwanda bavuga ko Kongo yose ari FDL then dasi Kongo ubwo twabyagusaka ko turwana tugafata Kongo ariko sikabwa batarugande twifasha kuko bwaba rugakana ifilimi iyo FDL iyo myaka 30 irarangiye muri Kongo bigezaho ubutegetsi buhindutse bufashwe n'umukongomani nyamukongomani ku mutima ushaka bura none ikintu ndaza kubabwira Kisekedi ndamukunda ndavuga n'impamvu mukunda n'umwe mu banyafrika babayeho nako mu bagabo babayeho kwisi ugerageje kugaragaza gahinda n'akababare k'abakongomani ari nako gahinda k'abanyarwanda kuko najya nk'ibutsimba twica abakongomani ntago tubica baboshye turwana nabo so bivuze ngo abanyarwanda n'abakongomani amaze imyaka 30 bapfa no tubwe ko bapfa FDL bro ntago nakunyura n'ugese ndi umunyepolitike cyangwa nibiki FDL kubibaho ibaho n'abatigega bitekerezo bayo babaho ariko uburyo irwanywamo cyangwa gishyirwa ku isoko mu irwanywa ntago twagiye muri Kongo gushaka FDL Kongo ibyo Kongo izira n'ibintu nge ntabasha no kushyira mu gatwe kanje nge nka badi ariko 90% na mu butunzi twebwe nk'abanyarwanda cyo baje abazungu babigize umuco natwe nk'abanyarwanda ubuyobozi mitwesha mu mushaka FDL muri Kongo oya mwamutubeshye kandi impamvu bibabaje noneho atari impamvu yo gushyigikira FDL ahubwo niko kese FDL ikora yica abanyarwanda nyirizina bari mu gihugu ariko bakabaye ahubwo bahabwa amahoro kuko FDL kurwanya ariko tutaba abanyarwanda bapfa gute bro abasirikare n'abantu sibyo
urubyiruko rumaze imyaka 30 rwezo ntambara mu kw'abanyarwanda. So ni gute tutafasha by'uru mwaka umwe ko dufite igisirikare gikomeye mu isi kizwi umuntu upinga igisirikare cya DFO yaba ari umusazi. Kitafasha umwanya dufata izo batayo zacu tubaye tugiye kubita FDLR upfapfe ukirakire abajene twinjira igisirikare dukora ibyo bintu abapfuye bapfe hanyuma abonye amahoro batahe tugira amahoro tubeho neza aho kugira ngo tujye tubyarira kujya mu mashyamba ya Kongo ababyeyi abamama bacu igihugu kibyara kujya mu mashyamba ya Kongo kurwana n'ibirombe ariko u Rwanda rwabaye rutagira ibyo birombe kandi ruzanabaho rutagira ibyo birombe nicyo kintu nshaka kubabwiza ukuri ruzaba rudafite ibyo birombe kuko rwabayeho ntabwo u Rwanda rubayeho uyu munsi nta nubwo ruzavaho u Rwanda ruzabaho iteka ahubwo rubayeho gute kugira ngo u Rwanda rwubakirwe ku ikarayi y'umuriro n'amaraso y'abakongomani abarundi abanyarwanda abatanzania n'abandi ibyo bintu n'ibintu bibabaje n'ibintu biteye agahinda ntabwo nta muntu n'umwe ku isi umuntu ushyigikira ubwicanyi n'uburema umuntu ushyigikira ubwicanyi n'uvuga ibinyoma akabeshya isi ugashaka kubeshya ngo maze imyaka 30 nshaka FDLR bahida FDLR nyinshi tubana nazo mu gihugu bari barakabije bari ba FDLR bandi dufite abajenerali ba ministri maze munda dufite benshi bari abantu n'aba FDLR ni gute twaba dufite umutwe wose wa FDLR aba top leaders secret service yabo bamaneko bose tubafite mu gihugu tukananirwa gutoragura udupieces tw'utwo dusirikare dusigaye first of all abo bajenerali kuko ari ba chef d'état major bazo bakabaye bazi ngo ikigo cya gisirikare kibaha intwaro twazishyizaho intwaro tuzikura bro nta musaza cyangwa ufite itekerezo bishaje binacuramye nshaka muri iki kiganiro ni cy'urubyiruko ni cy'abantu turi kuba victime y'ibintu bikorwa n'abasaza bafite ingenga bitekerezo n'ubwicanyi muri bo n'inda nini zabarenze bari kurya amaraso y'abana b'abanyarwanda bakarya abantu bakarya abarundi bakarya abakongomani bakarya abanyarwanda ndagira ngo mbabwire ngo none aka kanya ukundeba biraje muribaza ngo ubundi bad byagenze gute reka nze mbibabwire ubundi mwantereye ko reka nze mbibabwire bad byagenze gute nabanje nababwiye bad bama mupenda Ramadhani mvuka Kigali mu Rwanda genocide yabaye ifite imyaka 9 sibyo nakuriye mu gihugu cyanjye sinigeze nkivamo usibye rimwe nisanze mu bikorwa byo binyambutsa n'imipaka muri ayo mashyamba ibyo byose muvuga nari kumwe na FPR ntabwo nari kumwe n'undi muntu wari wese nubwo nari umwana ariko nabaye muri ibyo bikorwa nk'abandi bana bose navuga ko twakoreshejwe ibintu by'ubugoryi bifite 12